nabura kukubwira ngo even if nubwo turangaha duseka ariko ibaze yuko mu myaka runaka navuze ntanazi kagarara ntago azaba kirimo. Oya ibyo ni ibintu bitumane we ni kuvuga ngo nta gice kirimo. Urumva nyine umuntu aravuka igihe kikagera Imana ikamuhamagara nyine akigendera tu. So rero ariko nyine buriya Jesus is the king all the time. Imana igitangaza niyo mpamvu mpita mbwira n'abantu ngo ku bantu nyine bumva isi isi ntabwo biragoye nyine kuba kwishimira 100% cyangwa se uri kwishimira 100%. Isi nyine ukuntu imeze bifite ibibi ndetse n'ibyiza, ups and down. So nyine byose you have kuba nyine wagira gute wabibamo. Urumva umunsi nyine ukaba wabibamo, ugomba kubibamo tu ukavuga ati even if bitameze neza ariko ibintu ndabyitwaramo gute ndabibamo bizamera neza. Urumva so kuko ntabwo nabura kukubwira ngo even if nubwo turangaha duseka umeze neza. Hano tuba twibereye bahita muri Delta Resort Hotel. Erega nta dushe z'abana bubaka, dushe z'abana zibaho, dushe zose aba ari ntabwo ibyo bintu wabivamo. Nawe uri umuntu ngaho nawe ufite hoteli yewe kutuvuganye ariko ni nabyo wenda nk'ikintu wenda cyajya twose n'utwabana rwose n'utwabo uko njyewe cyihuse cyakuza no kuvuga ngo buri banyu ngomba kuzabugera nka urabona nka kano kabati keza cyane uzi kukabona kano kabati n'ahandi hantu wabisanga muri Delta Resort Hotel neza cyane. Hari ikintu bahita ngo ubundi hari ibintu bavuga ngo ni mateko. Iyi ni umufariso ahantu uryama umaze imyaka 500 ugize utaruhuka ugahita uratangira kurota neza koza God kugira ngo God is amazing all the time. Jesus is the king 100%. Wrong 100%. Uri kubibona bwiza cyane kuvuga ngo hano nyine umuntu yaraye neza turagira ngo ubure uko no kuvuga ngo rega si ibyo gusa. Hari ukuntu hano umeze nk'umuntu unaniwe cyane warushye umuntu reba nariko mbafite imishinga mu mutwe myinshi cyane gucyungwa hano magiye gutekereza kuko nakuntu abukura kino kiyaga igitangira uburyo ugiye no kujya Kigali ugahita wubaka convention nibwo utekereza ngo ajya Nyarugogo ni yandi. Yes rero nandi amazi nayo ngenetse kugira ako nayanze kandi naguze impamvu nyaretse nuko nanjye nshobora gufungura amazi. Abantu bashobora kuvuga, abantu bashobora kugira ngo se ngo kubera iki yaretse ngo kubera iki yaretse. Reka da gukaraga n'umufuniko byananiye Imana ntukiza nyine gukaraga kano gafuniko bijya binaniye kabisa. Kujya boroshya cyangwa bazashaka kubaka urumva ko utagejeje umushinga mwiza ariko yewe ibyo bintu byarya. Ibaze ino mifuniko bayikoze n'amacupa umuntu akazajya agahita akanda umufuniko ugahita uvaho ntabyo kujya kurwana nabyo n'ibiki byose. Ubwo bashyiraho niya sensa nyine yakegereza uruhu gutya umufuniko ugahita uvaho. Urumva ko byoroshye Imana yose Imana igomba koroha. Ikintu cya mbere ni uko Imana irenze sibyo. Ntabwo mba ndi kuvuga ibintu ngo nirate ngo niyemere oya.
Imana niyo ya mbere, Imana niyo irenze, Imana niyo irenze. Imana njye navuga ngo nta buhanga mfite muri bino bintu, oya, nta buhanga mfite, nta buhanga mfite, ariko Imana ni igitangaza, nyine n'ibindi narenzaho, gusa nyine Imana ni igitangaza tu, ya Imana ni igitangaza. Niyo mpamvu mpita mbwira n'abantu ngo ku bantu nyine bumva isi, Imana isi ntabwo nyine biragoye nyine kuba wakishimira ijana ku ijana cyangwa se wari wishimira ijana ku ijana. Isi nyine ukuntu imeze iba ifite ibibi ndetse n'ibyiza, ya ups and down. So nyine ibyo byose you have kuba nyine wagera gute wabivamo, urumva umunsi nyine ukaba wabivamo, ugomba kubivamo tu, ukavuga ati even if bitameze neza ariko ibintu ndabyitwaramo gute, ndabibamo bizamera neza, urumva. So kuko ntabwo nabura kukubwira ngo even if nubwo turangaha duseka, ariko ibaze yuko mu myaka runaka navuze ntanazi, Kagarara ntabwo azaba akiriho. Ibyo ni ibintu weya ni ukuvuga ngo nta gishya kirimo, urumva. Nyine umuntu aravuka, igihe kikagera, Imana ikamuhamagara nyine akigendera tu. So rero ariko nyine buriya Jesus is the king all the time bro. Ibi byose mubona garafu n'ujya uvuga ngo ibi byose mubona byo bishiraho, urumva. Nyine byo bishiraho tu, ikidashiraho ni umwami Kristo, Yesu Kristo, Imana data twese wo mu ijuru, we ahoraho. Buriya nyine ahoraho tu. Imana nyine irarenze man, Imana irarenze kabisa. Ya okay, twikomereza. Ngara naho ushobora kuza kwicara ukajya wireba novi yose, urumva, yo kuri Delta Resort Hotel iki n'ahandi bro. Ni Karongi ahantu ni Karongi Nigeria, dukwireza ni Delta bro, twikomereza. Bro, kandi njye ndakubwiye ngo ese ga hari umunsi kuva twamenyana njye nawe nyine ukunze, hari umunsi wageze kumva nkora ibintu ntavuze ngo Imana ishimwe? Uwo munsi ntawe. Njye Imana, njye ibintu byaba bimeze gute, nyine njye mbona nshima Imana tu, ya niko meze, niko nteye. Uyu nta kindi urabizi nyine, urumva abantu baza kuruhuka cyangwa se abantu baza kwibera aha ngaha ni abantu Imana bakoze, sibyo? Ni umukozi wese, umuntu wese akabishima ko yakoze, ushobora kuza aha ngaha ukiruhukira ukamera neza, ugatekereza neza. Ngo iki aha ni none by'umwihariko ni Karongi Delta Karongi nani, twikomereze. Ya twigendere nkuko nabiberetse. Aha ni muri Ntuza, uza ukabanza ukareba fresh sana kabisa, urumva. Ngaha naho ni ahantu ushobora kugera gute wabika utuntu twashobora kuba waba ufite n'iki byose. Iyi ntabwo ari ye yayo bijyanye na byose. Komereza noneho se buretse sha, iyi ni saro se ko ari ikibuga? Noneho dore ko nk'abantu bakunda nyine bashobora kuvuga ati ntabwo rwose igihe tuba ari kwikoraho, tuza no gahita ukubita n'amakamba se akaburo k'inzoga bagahita gutya. Ukaba wibereye n'abantu hara nyine murimo muganira, bakajya baza bakuzanira gake gake. Simbizi ko byakakoze kimwe muri ibyo, aho wakira icyo ushaka. Urumva mwana wo kwisha. God is amazing. Jesus is a king. Jesus, I really appreciate you. Whatever you have done for me. Whatever you have done for me, your grace never failed to me. Ndakumva Mwami Kristo, uri Imana kandi kabiri. Uri Imana. Na God umureba.
how do you look this intebe bro? How can you describe? Good. Yeah. Mhm. Umunsi ku wundi urumva njyewe gahunda no kuzajya nanabereka ngo ndahangaha nagiye aha nagiye aha nyine ikintu cyo nkundira abantu bakora kuri TV bo baradukunda kandi badukurikirana umunsi ku wundi. Yes, ahantu ngiye hose narabwiye ngo iki si cyo gihe cyo kugira ngo nyine twicare, ahubwo nicyo gihe cyo kugira ngo turebe gukora Imana. Njye navuze ko yes njye ntabwo nzabona ahantu hari amahirwe ngo mbahishe, urumva ngo mbahishe kandi ngomba kubabwira nyine ntabwo icyo cyakoza ikintu musabye ni nako usabye Imana, niko Imana yanyitiriza ubuzima bwanjye. Ubundi akoresha uko imbaraga karimo kavuga ngo ugenda uko imbaraga zawe zingana Gideyoni we, genda uko imbaraga zawe zingana ndakurwanirira. Ntabwo nashyira aho nayishyira amari ubu ngubu no kuvuga ngo iyo azahabo urabona ko uraza gatoya uba wimanukiye hano hepfo ku mazi gake gake, urabona ko rega turi impundu z'amani turi ku kivu. Amazi yacu ni ukuvuga ngo ni ikivu cya nyacyo OG, ariko noneho iyi delta ikaba ifitiye n'agapisine. Ushatse ujya koga amazi yinuza nyine ya natirere yasi kugira muri pisine byose biragenda. Njye nigenda ku pisine kuko oya nose ikibazo ntakigushubije ari cyo ntaba urakoze. Hari ikibazo se kandi n'ubundi munduzi ifi ukubibona. Akarimbo de nanone yaririmbye ngo ndabona akazuba disi we, ngo ndabona ngo tunabivugara ngo ndabona ngo ndabona utwana disi twerekeza ishuri, ngo kazuba nako karimo karaka forever. Njye nawe ni forever, ngerageze cyasa tubana burundu forever nawe ni forever nashaka namenye koga kati unsigaye narabyize nanjye nsigaye nzi koga nk'abandi. Nigeria Lagos ariko harakuntuza iyi ku nyanja kabisa. Lagos niho nabyigiye, nigishijwe n'abozi ba mbere ku isi. Lagos hari ukuntu nacunga hano, ntabwo ibintu byose twebwe dupanika bro, sibyo? Nk'ubu gade ndabizi wowe sinzi ukuntu babizi, urumva gake ntabwo gade nyakubwira, ntabwo ushyiramo ibiguru ngo ujye uhondagura gutya. Dore kutuguru twanjye uri kutubona, ni ukuvuga ngo relax yo mu bwonko, relax, urumva? Relax, uri kubyumva? Relax. Ubu gutya imitsi y'amaguru ibikora n'ubwonko mbaye muganga. Shawo ya oya pe, ariko nyine urumva iyo ni relax kabisa. Imana izabimfashe, Imana izabimfashe. Ntabwo nshaka nko kuyivugaho uzayibona, ntabwo nshaka kuyivugaho Mana uzayibona. Uzi ko buramba numva nyine Imana ngomba kuzaha agapisine nyine kanjye nyine katambangamira katandoha. Nta bintu byo kuvuga ngo ninde wangu baraza kundohora nyine kanjye tu urumva
ibintu byo kujya gutabaza iyo ari nanjye naruhuka maze naruhuka mfizi mfiziho namurohora ariko ndamukumbuye mfizi mama mbere abana banje kabisa akaba ni meza cyane delta ni nziza delta ntabwo ushobora kuba waruhukira delta ni ahantu kuvuga bikunda kuvuga ngo ni ahantu hari ubuzima hari ubuzima ijana ku ijana rwose hari ubuzima reka tubanze tubagere kuri kamande ndagira gusa ubundi hari ukuntu usinzira akatisiga ukabanza ukamenya nk'abamonko ukumva isi amajwi ariko hari kuzi ukuntu umunsi nari ndi gusoma kuri interineti ariko nyine ngenda ngasoma nyine numvise muzehe wacu His Excellency Paul Kagame ari kuvuga ngo don't invest in vibes icyo kintu wakibonye ahubwo vibe nyine zije ryari byavuze ngo ndakumvisha muzehe ndamwemera byagana nyine iwanyu bose avuga ati ngende namwe rero nyaboneka ahantu nyine vibe menya zije ryari hano ejo nakuyemo mu isomo nyine nakuyemo isomo nyine nakuyemo ibintu byinshi cyane man don't invest in the vibe rukuryo ibyo bintu cyangwa uri kure baravuga ngo tambukira kwishima niyo navuga mu maso ntamaza ntabwo nahisha uburyo wiyumvamo hano izi ntebe nizo twicayeho turimo turira gusa tureba gake gake urumva nka basumani sinamubuza ati hagari hari agatebe keza wicareho gusa hari igihe gushora ahantu rega icyiza cyaho iyo ugiye kwicara kugira ngo ubuye ariko hariya byakubera kurusha kurebera nyine heza n'icyatsi ukakugeramo ugaca ukakubitamo akarenze mani subira inyuma wereka abantu ino view ahangaha ni ukuvuga ngo ntabwo wamarika akaguru gutya kandi uri kubibona bato ariko nanone si byose yego kakaba nakumvishe numva rwose nkwema amasomo menshi cyane gusa nyine ni ukuri ubwiza bwa delta bwo ni urukerereza abagenzi urumva nta nubwo ushobora kuza ukaruhukira nta ushobora kuza kira kitu kikakugeraho 100% cyane kabisa ibyo bintu birenze yes was amazi makaya mutuma kavuga ngo umunezero umwami atanga wabaro yabukuba uzi ntabwo muri ku majwi y'abayiga
mane nyine narababwiye nkunda kubwira abantu ngo the land of thousand hills, Rwanda is the best country in Africa 100%. urumva ni ukuvuga ngo noneho ikintu gitangaje ni uko ushobora kwibwira ngo mu Rwanda ngo niyo ngo Kigali ngo Kigali ngiri mu Rwanda gusa, nyine ngo ngo Kigali ngo niyo ngo honyine ngo hageze. U Rwanda rwose ni rwiza bro, nyine u Rwanda rwose ni rwiza. Wherever you can go in Rwanda, if you can go, maybe you can go in Kigali district, Karongi, Rusizi, no, Kigali city. Kigali city bro, Kigali city, Karongi district, Nyamasheke district, even Rusizi bro, ni uturere duciye tumeze neza cyane. Nyine nimo kuvuga ngo u Rwanda is clean, ni ukuvuga ngo nyine u Rwanda noneho Kristo ntabateye igihe cyagenda twari nyine turi muri birabyo byo kuzenguruka nyine ibihugu bimwe bimwe bya Afurika, ubu nageze nkumbura abanyarwanda birisiye noneho ibaze ngo byagenze gute. Yeah, thank you. Murakoze. God bless you. Yeah. Mbabyibuka cyane. Narabwiye ngo nenge kwa story igihe twaturi kuzenguruka, sibyo? Twaturi kuzenguruka rero ibihugu bya Afurika, nakumbuye izina ry'Imana serious ni story yambaye. Nakumbuye umunyarwanda, none nkumbura u Rwanda. Kujya kigero nyine numvishe nkajye numva nyine nkumbura u Rwanda. Nageze muri Benin, mbona muri Benin dukomeye n'abanyarwanda. Nyirumva umutima wanjye urishimye, no sinanababonye. Umva batangiye kumbwira ngo nyine bakajya banyitegereza, ariko simenye nyabagera ngo na bene gihugu. Nikumva ngo bimeze bite musaza bro, numvishe nishimye, ibaze numvishe bishimye nyine, numva ndanezerewe byatanye. Rwanda is the best. 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 Rwanda is the best country in Africa. Not in Africa only bro. In the world, on the planet, exactly, on the planet, Rwanda is the best. Urumva haturi ni Karongi nangari Kigali, urumva barwita gadire kandi utake uruki imisozi igihumbi, urumva uruki imisozi igihumbi irando imisozi nziza. None tukaba twire mu rw'imisozi igihumbi turi hehe? Turi muri Delta. Yes. Ni kuvuga ngo hano hari umuntu uri ku mpande, hari ikintu kera bitaga ngo kumira amaritiro. Urashaka imvugo nziza ngo ava kurya ubuzima, ukuri ubuzima baba umuzi baba wapfuye. Buriya umuntu ari y'ubuzima, umuntu utakiriho nyine yaburiye yabumaze. Urumva ikintu gihari ni kimwe, umuntu arya ubuzima, ariko ubuzima ukuvuga ngo si warya ubuzima gute, waburiye buba bwarangiye, niba wabumaze burangiye. Kurya ubuzima, ubundi ubuzima waburiye wapfuye, ntabwo warya ubuzima ukiriho, ahubwo ukora iki? Urya nyine biri ku isi. Ariko iyo mvugo rwose ntabwo yemerana ngo nariye ubuzima guteze. Umuntu arya ubuzima, reka tukibazaho muri kome, umuntu arya ubuzima how? Ntabwo arya ubuzima ngo bukiriho kabisa, ngo wabumaze. Kumenya muri turabyo ntabwo bikwiye ko abantu ndi kubura ku ruhande bari Wow.
merci beaucoup. Kwani bakita kadimu oya gadi we bivuga no gupunguza imyaka mwana gupunguza imyaka we bivuga ndacyari muto sindabya ntakagara wundi nkari mwana ujye ubimenya murakoze thank you murakoze iyo no serivisi babwayo muri Delta ane muri Delta ujya ahantu bakureba ikijisho kibi oya gadi ni wabivuze iyo ntabwo ari byo bivuze ukantu rwose mana si ibintu simbivuze iryo jwi niba muryumvishemo urumva rero ndisha intoki mana njyewe ndisha intoki izi bari buze kuzibona kabisa si byoroshye ariko kwakinira n'umwe muri bo waba bakaza kuzivuga babi uvuga ngo sinzi niba warebye ikiyaga ahangaha hari urubifi uri kuyibona kiri nzima ngo tubabwira ati iyo ngiyo ijya gusa iyo ngiyo ijya gusa ndashaka iriya bariyo munzanira wumva ugahita ubanza ukayirya wenyine ukayirya ureba bro kanagafi gasamaki igiye bayita mu gifaransa cyiza bayita ngo rosamake sinzi niba byinshi ko byose rwose ni uko bimeze ako haba ni uko kuvumbura mwana gade harakize mwana rosamake urumva ariko n'agasamake kameze dupfundure turye hose gavuga ngo Ashton Small usubiramo ako kantu uvuga ngo yari kubivuga wirata uvuga ngo Ashton Small tambukira kwishima nindi gutambuka njya gufata ibiryo so ntabwo uri kumva logique ari kuyamira ugasanga ariko ari kwamukunda abantu ni kwamukunda abantu tuvuga ngo ejo temwa na mama nanone remember that don't invest in a vibe abantu bakoze ndi kubwira abantu bacu ushaka kuza kuvuka amahumbezi ikiyaga ukajya ukavuga ati cyakora mwamuri Imana mujye mukagushimira Imana mu bintu byose biba. God is amazing all the time. Jesus is the king, not for God. Urumva hano bayembura icyanga ni kuvuga ngo bavanga icyanga cyiza. God mugira ngo God is amazing all the time. Jesus is the king always. Say always, man. Yes, rero n'izindi magambo cyane kugira ngo umuntu abone address nziza cyangwa se uburyo mushobora kuba mwabikoramo mwanazo. Reka nakira umwe bakozi bakora ngaha ubundi aze ababwire nimero mugende neza cyane. Neza ya muri buze kutuko mugiye kubwira nyine abantu hanga bakitse. Yego. Hano ni kuri Delta Hotel Resort, tukaba duherereye ku Kibuye. Nimero mwatubonaho muramutse mudukeneye ni 0783 98 10 00. Murakoze cyane kandi ni karibu
kuri Delta Resort Hotel. murakoze cyane Yego. man is God is amazing say all the time say all the time God is amazing thank you yes rero nk'uko mubyumvishe iyi ni address yo kuba babonaho ku buryo bwinshi cyane ubundi nawe ukaza ukaba wibereye ahantu heza cyane reka mbifuriza amahoro y'Imana nyagasani gukomeza kubana namwe uwiteka gukomeza kubashyira mu biganza byiwe ndashima Imana kuba nkiriho nawe kandi niba utameze neza uwiteka abigenza neza mwe neza then for God Jesus is the king say God is amazing in the comment ciao ciao tubonana siku nyingine